Don't forget to subscribe on our YouTube channel to find the wisdom videos. Ubunge Wisdom House. Ubutumwa bw'Imana bujyanye na COVID bureba abakristo. Ese kubera ko Imana iturinda, niyo mpamvu twavuga ko tutazubahira ingamba z'umutekano? Dukomeza gusuhuzanya, duhoberana, duhana ibiganza, dukomeza gukora ku muntu uko twiboneye. Umuntu yitsamurire kuri njye, akororere kuri njye, mubwire ngo ongera. Umuntu ufite umuriro na grippe akomeze yicare iruhande rwanjye nkaho ari ntacyo bintwaye. Oya, bisaba gushyira mu gaciro. Kuringaniza birakenewe. Ntabwo mfite ubwoba bw'urupfu, ntabwo mfite ubwoba bw'indwara, ariko nanone singomba kugerageza Uwiteka Imana yanjye. Bibiliya iravuga ngo muzanywa ibyica ariko ntacyo bizabatwara. Ariko ntabwo bivuga ko uzajya kunywa uburozi bwica kandi ubizi. Kwaba ari ukugerageza Uwiteka Imana yawe. Nubura n'ibyago byo kunywa ibyica utabizi, Imana izakurinda, Imana izagukiza. Amaraso ya Yesu yakora akagukiza. Ariko nikumenyesha ko mu byo wari ugiye kunywa harimo uburozi bwica, ukabirengaho ukabirya, ukabinywa, Imana izakureka, kuko yabikumenyesheje kugira ngo wirinde kubinywa. Yariyo nzira Imana inyujijemo gukira kwawe, kugira ngo ubimenye ntubinywe. Ariko nugerageza Uwiteka Imana yawe izakureka. Niyo mpamvu nubwo turi abakristo badafite ubwoba, tugomba kubahiriza ingamba zo kwirinda kwandura. Amen. Tutagomba gukoranaho, tugomba kwirinda gusuhuzanya n'ibiganza, tugomba gukaraba intoki n'umuti wica udukoko cyangwa n'amazi meza n'isabune, kandi tugomba kwirinda kugerageza Uwiteka Imana yacu. Ntidukwiye guseka insengero zafunze ngo abapasiteri nta kwizera bafite ngo bafite ubwoba. Mu Burayi hari abigishwa, hari abapasiteri benshi banduye COVID. Hari imiryango myinshi y'abashumba banduye corona, abenshi barapfuye. Kuba turi abakristo rero, tugomba gutandukanya kwizera n'ubusazi n'ubujiji. Kuba turi abakristo ntibivuga ko mu gihe tubona ko ku ishuri hashobora kugaragara abarwayi bakwanduza abana bacu ngo dupfe kohereza abana bacu ko twiboneye. Ntibivuga ko umuganga w'umukristo utambaye imyambaro yo kwirinda yagenda agakora ku barwayi ngo agiye kubafasha, agiye kubavura, ngo nuko ari umukristo ngo Imana iramurinda kwandura, akabakoraho uko yiboneye bakamwanduza. Ntibivuga ko kuba uri umukristo utagomba kwita ku buzima bwawe. Oya, ngo ntugomba kurya, ngo ntugomba gukaraba. Ese Imana izaza kugukarabya? Ese Imana izaza kugutamika kandi yaraguhaye ubwenge n'imbaraga zo kubikora? Tugire kwizera kutari ubusazi n'ubujiji. Yesu akiri uruhinja yemeye ko bahunga urupfu, kuko igihe cye cyo gupfa kitari kiragera. Il n'a pas dit je suis le crucifié, tuez-moi. Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a ariko igihe cye kigeze nibwo yemeye ko bamubamba. Bibiliya iravuga ngo mwiyoroshye nk'inuma ariko mugire ubwenge nk'inzoka. Niba babwira ngo mwubahirize intera ya metero imwe kugira ngo mugenzi wawe atakwanduza, mubyubahirize. Ni ukuvuga ngo mikrobe ni gutya iteye, niko bayimenye. Niba babwira ngo mufunge insengero, mwibuke ko gufunga inzu y'urusengero atari ugufunga kwizera ko mu mutima. Urusengero nyakuri duhimariza mu Imana by'ukuri ntabwo ari inzu, ni umutima.
niba kubwira ngo kwinjira mu rusengero muteranire mu rusengero ibyo mubireke ntuzabyitiranye nuko bakubujije gusenga oya ntabwo bakubujije gusenga hari abitiranya kwizera bakagerageza Uwiteka Imana yabo Bibiliya iravuga ngo Matayo ibice 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yawo udakubita ikirenge ku ibuye Yesu ntabwo yashatse kumwereka ko afite ubushobozi ntabwo yashatse kumwereka ko Imana yamuhaye isezerano ryo kuramirwa n'abamarayika iyo abimwereka bwari kuba ari ubwibone bwari kuba ari no kugerageza Imana ariko Yesu yaramusubije ati handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe ni nko kukubwira ngo ishyire mu makuba Imana irakurinda Imana ishoboye kukurinda Imana yaguhaye isezerano ryo kukurinda Amen. Amen. Parce que même j'ai écrit sur internet, vous savez la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, oh, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens. Mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Niba witwaza ngo uri umupasitoro wuzuye kwizera ukaba ushaka gushyira abakristo mu kaga fata abana bawe fata umuryango wawe bwite abari ushyira mu kaga ureka abakristo b'abandi hari itandukaniro hagati yo kwizera n'ubusazi n'ubujiji bene data bashiki banjye Yesu ntabwo yijugunye ku gasongero k'urusengero nubwo Imana yari ifite ububasha bwo gutegeka abamarayika bakamurinda ariko nyamara iyo haza umugizi wa nabi ahagaze ku gasongero umugizi wa nabi akamusunika Imana yajyaga kumurinda nawe nugera mu byago utikururiye Imana izakurinda nugera ku rugi umurwayi yamaze kuhakora akahasiga mikorobe kandi ubizi wabibonye urabibona ntuzavuge ngo hasize amaraso ya Yesu ngo ntacyo mikorobe iri bugutware ahubwo uzafata amazi n'isabune uhoze uzafata umuti wica mikorobe uhasukure Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Amen. Sinon tu vas aller au ciel avant. Niba atari ibyo uzajya mu ijuru mbere y'igihe. Amen. Amen. Bene data tugomba gushyira mu gaciro. Gushyira mu gaciro birakenewe. Ninjya kwa muganga nkasanga umukristo yambaye agapfukamunwa nzahamubwira ngo afite ubwoba nta kwizera afite. None se ko twambara inkweto nuko tutagira kwizera twambara inkweto atari uko ari nziza gusa ahubwo twambara inkweto kugira ngo turinde ariko no kugira ngo tudakandagira mu byangiza ikirenge imisumari ibiti amabuye n'ibindi twirinda kandi gukandagira mu myanda noneho uri umukristo wafata umuco wo kwambara ibirenge ngo ni ukwizera ngo Imana izakurinda ntabwo uzakandagira mu musumari Imana yakwemereye kukurinda bene data ntimuyobe ntimukagwe mu kwizera kutariko ntimukagwe mu busazi mubyitiranye no kwizera ntimukagwe mu bujiji mubyitiranye no kwizera icyo Imana yagusubije ujye ugisobanukirwa igisubizo Imana yaguhaye ujye ugisobanukirwa ugikoreshe ntukagwe mu buswa bwo gukomeza gusenga no gusaba Imana icyo Imana yagusubije ntimukagwe mu mutego wo kugerageza Imana ibaha umugisha amen
Dieu.